Nongeye kuguha ikaze kuri Leo TV Entertainment, ni umuyoboro wa YouTube w'abasobanutse kandi basobanukiwe kuko bimenyereye mwebwe tubana buri munsi. Ndizera yuko mwabitangira ubuhamya kuko uyu ni umuyoboro wa YouTube twungukiraho byinshi. Nkuko mwabibonye rero, uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bigera kuri bitanu bizatuma abantu bakubaha, bizatuma abantu bagutinya muri rusange. Burya muri iyi minsi abantu bakomeje kugenda bibaza batese ni ibiki nakora kugira ngo abantu bantinye, ni ibiki nakora kugira ngo abantu bambone nk'umugabo nyamugabo, ni ibiki nakora kugira ngo abantu banyubahe muri rusange. Uyu munsi rero tugiye kuramburira hamwe igitabo kitwereka ibintu bigera kuri bitanu bizatuma abantu bakubonamo nk'umuntu ukomeye, bizatuma abantu bakubonamo nk'umuntu wiyubashye kandi nk'umuntu w'umugabo nyine ukomeye muri rusange. Abantu benshi bakunda kwibaza kino kintu, cyangwa ugasanga abantu benshi bari kugenda bavuga bati kugira ngo ube umugabo nyamugabo, kugira ngo ube umuntu ukomeye, kugira ngo ube wa muntu nyine abantu bose bubaha, ngo nuko uba ufite amafaranga, nuko uba ufite ubwiza muri rusange. Ariko ngiye kukwereka ibintu bigera kuri bitanu kandi byerekeranye n'imico yawe muri rusange. Turibuze kurebera hamwe ibyo bintu bigera kuri bitanu byerekeranye n'imico yawe muri rusange. Ibi bintu ukora buri munsi, uko witwara muri bagenzi bawe muri rusange, nibyo bintu bizatuma abantu bakubaha, nibyo bintu bizatuma abantu bakubonamo nk'umugabo nyamugabo. Uyu munsi rero tugiye guhera ku kintu cya gatanu tujya ku kintu cya mbere. Nkubwira ko ikintu kiri ku mwanya wa mbere ushobora gusanga ari cyo kintu cy'ingenzi kurusha n'ibindi byose. Nge rero tugiye kubona muri iki kiganiro, nitwa Leo Dukuze, nguhaye ikaze. Twihuse rero, ikintu dusanga ku mwanya wa gatanu kizatuma abantu bakubaha, bakakubona nk'umugabo nyamugabo, bakagutinya muri rusange, burya ngo ni uguhagarara ku mahame yawe. Iki kintu rero ushobora kwibaza ati kivuze iki? Burya kwa kundi nyine usanga umuntu yashyizeho amahame agenderaho, urugero wenda afite gahunda agenderaho muri rusange, ugasanga wenda umuntu arakubwira ati ngiye nihaye intego izi n'izi, burangiye impamvu ubona njya muri ibi, ntajya mu bintu by'imikino, ntajya mu bintu by'imyidagaduro, ni ukubera iyi mpamvu, kuko mfite focus runaka, mfite icyo nshaka kugeraho. Burya ngo iki ni ikintu kizatuma abantu bakubaha muri rusange, ni ikintu kizatuma abantu bakubona nk'umugabo nyamugabo. Rero uba umuntu ufite amahame agenderaho kandi adahinduka, kandi atahindurwa n'undi muntu muri rusange. Twagiye ku kintu cya kane kizatuma uba umugabo nyamugabo, kizatuma abantu bagutinya muri rusange. Ikintu rero dusanga ku mwanya wa kane kizatuma abantu bakubaha, bakakubona nk'umugabo nyamugabo, abantu bigatuma nyine abantu bakubaha muri rusange, bakagutinya, ngo burya ngo ni ukubahiriza igihe. Ibi bintu ushobora kwibaza ati rero ese iki kintu kivuze iki cyangwa gisobanuye iki? Hari igihe usanga nyine umuntu wenda mugendana cyangwa umuntu uzi muri rusange, ni umuntu nyine uba uri smart ahantu hose agenda, ukabona afite byandi twavugaga by'amahame nyine, ukabona yubahiriza igihe. Niba wenda gahunda mujyamo, niba wenda ari umunyeshuri, niba wenda afite akazi runaka, niba bizwi ko kugera ku kigo, niba bizwi ko kugera ku kazi ari saa moya za mu gitondo, ni ihame we saa 12:40 aba yahageze. Ibyo rero ngo ni ibintu bizatuma abantu bakubaha nyine. Usanga abantu batangiye kugenda bibaza batese bundi uyu muntu ibye bimeze bite ko mbona gahunda ze atajya zica. Kiriya rero ngo ni ikintu cy'ingenzi cyane kizatuma abantu bose nyine bagenda bakubaha, kizatuma abantu bagenda bakwibazaho bavuga batese bundi uyu muntu ateye ate. Iki rero ngo ni ikintu kizatuma abantu bakubaha kandi bagutinye muri rusange. Twagiye ku kintu cya gatatu. Twihuse rero, ikintu dusanga ku mwanya wa gatatu kizatuma abantu bakubaha kandi bakagutinya, ngo burya ngo ni ukumenya kuvuga no gutega amatwi. Abantu bo muri iyi minsi bari kugira ngo kuvuga ibintu byinshi, kwirirwa urondogora, kwirirwa warigize umuntu nyine uvuga mu bantu bagendana, kwirirwa ufite amagambo menshi, bari kugira ngo nyine nibyo bintu bigezweho, nibyo bintu bituma utwika muri rusange. Ariko ngo ibi ntabwo ari ibintu byiza. Ahubwo niba ushaka ko abantu bakubaha, niba ushaka ko abantu bagutinya muri rusange, menya kuvuga, vuga mu gihe ari ngombwa. Ikindi kandi utega amatwi abo muganira. Iki rero ni ikintu kizagufasha cyane.
ibi babyita communication, kumenya uburyo nyine ucommunicatinga n'abandi bantu muri rusange, ngo ni ikintu kizatuma abantu bakubaha muri rusange, ni ikintu kizatuma abantu bagutinya, kumenya kuvuga no gutega amatwi. Wiba umuntu nyine uvuga ibintu byinshi, wiba umuntu urondogora, ahubwo b'umuntu uvuga mu gihe biri ngombwa, ndetse kandi utege amatwi uwo muri kuganira, mutega amatwi wumve icyo avuga, wivuga ibintu byinshi ahubwo mutega amatwi. Twagiye ku kintu cya kabiri cy'ingenzi. Twihuse rero, ikintu dusanga ku mwanya wa kabiri kizatuma abantu bakubaha kandi bakanagutinya muri rusange, ngo ni ukwiyubaha muri nawe ubwawe, kwiyubaha, icyo bita self respect. Burya abantu benshi bakunda kwibaza bati ese ni iki kizatuma abantu banyubaha, ni iki kizatuma abantu bantinya? Ariko burya ngo ikintu ukwiriye kuzirikana, banza wiyubahe ubwawe, kuko nta muntu uzakubaha nawe utariyubaha. Niba utihesha agaciro, nta wundi muntu uzaguha agaciro. Uko wifata, uko uvuga n'uko wambara, burya bigaragaza agaciro kawe. Ba wa muntu nyine uri smart, ba wa muntu uba wambaye neza, uvuga nyine ibintu bifite umumaro, wa muntu nyine wihesha agaciro muri rubanda, nta bintu byo kwisebya. Iki ngo ni ikintu kizagufasha. Twagiye rero ku kintu cya mbere cy'ingenzi kurusha n'ibindi byose. Mbere y'uko rero tujya ku kintu cya mbere kizatuma abantu bakubaha kandi bakanagutinya, icyo nagusaba ni uko wabanza ugakora kuri subscribe niba utarakora kuri subscribe. Ikindi kandi, niba ukunda ibyo dukora, niba ukunze kino kiganiro, kora kuri like, kuko bizatwereka yuko uba wishimiye kino kiganiro. Ikindi kandi, unatere comment, uduhe inyunganizi, kuko ni ibintu bizagenda bidufasha cyane. Twagiye rero ku kintu cya mbere. Ikintu cya mbere kizagufasha kuba wa muntu nyine wubashywe muri rusange, kuba wa muntu utinyitse, ngo burya ni ukuvugisha ukuri, icyo bita ubunyangamugayo. Burya abantu bubaha wa muntu uvugisha ukuri niyo byaba bigoye, kuko burya wa muntu nyine ubona wifitiye icyizere. Ikindi kandi akavugisha ukuri, ni umuntu ukundwa n'abantu benshi, ugasanga abantu benshi baramukunda kubera ko nyine aba ari wa muntu uvugisha ukuri, ntabwo ajya abeshya, ntabwo ajya akoresha amanyanga. Ni umuntu nyine wavugisha ukuri, ariko nanone ntabwo waza ngo musagarire, kubera ko twabonye ko ni wa muntu wiyubaha, ni wa muntu ufite amahame agenderaho. Burya rero ngo kuvugisha ukuri nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi kurusha n'ibindi byose. Ibi rero bikaba byari ibintu bitanu bizatuma abantu bakubaha kandi bakanagutinya muri rusange. Niba ukunda ibyo dukora rero, kora kuri subscribe. Ngiye tubana buri munsi, nitwa Leo Dukuze, ndagushimiye cyane. Icyo nakwifuriza ni uko amafufu n'amafaranga byakomeza kugufubika.